Hamwe na TBM DRBGC ushobora gukora ishoramari rirambye uteganyiriza ejo hazaza. Iri ni rimwe mu mashyamba meza cyane ushobora nawe kuba watunga kuri miliyoni zawe enye gusa. Mbazaniye ubutaka bwiza cyane ushobora kuba wagura ndetse ugateganyiriza ejo hazaza. Ubutaka wabuguze ntabwo ushobora kubuteramo ishyamba gusa. Ku muntu ukeneye no kuzajya ateramo imyaka igiye itandukanye, urabona yuko ashobora kuba yateramo n'ibishyimbo, aho ashobora kuba yakezamo byibura ibishyimbo byo kurya bitunga umuryango, ndetse yaba ari na wa muntu udakunda ibishyimbo yikundira kurya inyama akaba yabigurisha agakuramo akaboga. Ahangaha rero urabona yuko turimo turagendera ku rubibi rwo hepfo, ruguru naho urubibi rwaho ngira ngo murarubona ni hariya ubona biriya biti by'ishyamba. Ahangaha rero imari yacu itangirira kuri uno muhata cyangwa se uno muyenzi ubona hano imbere yawe, hanyuma ukamanuka hepfo. Ubwo tugiye kumanuka hepfo duturutse kuri ino point yacu, ndagira ngo mbereke kuntu ahantu wabuguze haba hangana. Ubwo rero ahangaha tugiye kumanuka hepfo imbere yacu gutya, mbereke aho isambu yawe wabuguze ishobora kuba yagurikira kuri miliyoni zawe enye, ukaba waza ugahingamo ishyamba ushobora kuba wajya usarura byibura buri mwaka, ukabasha gukoreramo amafaranga agera kuri miliyoni imwe, guhera kuri 500 kugera kuri miliyoni imwe, bitewe nuko ishyamba ryawe ryaba rimaze gukura. Ahangaha rero tumaze kugera kuri ya point yindi, bivuze yuko ahangaha rero niko ishyamba ryawe ryaba ringana mu gihe waba wariteyemo, ni nako ubutaka bwawe bwabungana mu gihe waba wabuguze. Uturutse kuri no point ya hano aha turi kuzamuka kugera ruguru hariya hari biriya biti, noneho ugahita utambika hirya iyo ngiyo hariya ubona biriya biti by'ishyamba. Ahangaha rero nubwo habona gutya harimo ubuso byibura burenga 1500, kubera yuko ruguru yaho niho hato yahagiye hagurishwa bapima basatura havuyemo ubuso 1600. Birumvikana yuko hano hashobora kuba hagera mu buso 2000. Aha turi ni mu ishyamba riherereye mu gice cy'ubwo butaka, ni ishyamba rinini cyane rifite ubuso burenga metero kare 1500. Ahangaha rero birumvikana yuko ushobora kuba wasaruramo amafaranga byibura 1500 buri mwaka. Igihe cyari cyo cyose ishyamba ryaba rimaze kwera neza, wajya usarura byibura hagati y'amafaranga agera kuri miliyoni 1 na miliyoni 2 buri mwaka. Ugomba kumenya yuko ino location ari imwe muri location nziza kandi ziri guturwa. Location ni imwe muri location ziherereye mu Bugesera, ahantu heza cyane hegereye umuhanda. Gutema ibiti no gupakiza ni ibintu biba bitagoye cyane. Ahangaho harimo ubutaka bwinshi bugenda bugurishwa ku muntu waba ufite gahunda, ashobora kuhakura n'imari nyinshi. Nk'ubu butaka uri kubona imbere yawe ubu nabwo buheruka kugurishwa, ntago buhenze kuko bwagurishijwe amafaranga make cyane, miliyoni 3. Birumvikana yuko ahangaha nawe ushobora kuba wabonamo n'ubundi butaka bwinshi, kubera yuko ubwo ngiye kukwereka nabwo buragurishwa. Nawe ushobora kuba wabugura igihe cyari cyo cyose waba ufite gahunda ukaba wabutsindira. Ubu butaka bwose nkutambagije guturuka igihe nakubwiraga yuko bwaguzwe, reka nze mbukwereke urubibi rwabwo. Ahangaha ni ukuva kuri uno muhati ubona cyangwa se uno muyenzi ubona kuzamuka kugera ruguru kuri uriya mwembe uri imbere, ugatambika hirya kugera kuri ariya mashyamba. Urubibi ni urwo ngurwo ruri imbere guke. Hanyuma rero ahangaha niho haguzwe miliyoni 3. Reka nze nkwereke rero ahandi naho haguzwe 3. Hepfo yaho naho haraguzwe, bivuze yuko hanagurishijwe. Ahangaha rero naho hari mu haguzwe miliyoni 3. Ngiye kukwereka deal iruta izi zose, kubera yuko iyi ni deal nini kuruta izi ngizi mberetse mbere, kubera yuko iyo deal ni deal ikora hirya ku ariya mashyamba ubona. Hepfo yaho hari ubutaka bugurishwa nabwo buri mu buhinzi, aho ushobora guteramo amashyamba ndetse ukaba wanahingamo inturusu. Nk'uko ubibona abantu benshi bitabiriye gutera ibiti inaha, ariko n'ubundi uko batera ibiti niko bibagirira akamaro ndetse ni nako bakuramo amafaranga. Ngira ngo urabona n'ubundi butaka buri hirya yaho, ni ubutaka bwiza cyane nabwo bufite ibibuhinzemo harimo imyumbati. Ubu butaka rero nabwo ushobora kuba wabugura igihe cyari cyo cyose waba ufite gahunda, dushobora kuguhuza na nyirabwo. Aho ni isambu nini ifite ubuso bunini cyane, ikora ku muhanda ruguru ukamanuka ukagera epfo iyo ngiyo. Ahangaha rero naho ushaka kuba wavugana na banyiraho, byibura hano bisaba kuba ufite hagati ya miliyoni 70. Uramanuka hepfo ukarenga iyo myembe iri imbere yawe, ndetse ku muhanda naho bibaye ngombwa waza ukahareba, ni ahantu heza cyane.
Murabizi yuko natangiye mbabwira yuko ushobora gutunga ishyamba nk'iri kuri miliyoni zawe enye gusa. Aka kanya aho nashakaga kubereka mushobora kugura kuri miliyoni enye mukaba mwatunga ishyamba nka ririya ni ahangaha, kandi aho ngaho haturanye n'ahateye ririya shyamba. Bisobanuye yuko uramutse uguze ahantu nk'ahangaha kuri miliyoni enye ushobora kuba watiramo ishyamba rikamera nka ririya, ndetse ukaba wabasha no gukora amafaranga agera kuri miliyoni biturutse mu gusarura rya shyamba ryawe. Amafaranga ushobora kuyakorera buri mwaka, ndetse ukaba ufite umutungo w'igihe kirekire kandi umutungo wizewe, apana gushora mu bintu bitezewe. Tangira aka kanya ushore mu bintu byizewe kandi bifatika uteganyiriza ejo hazaza. Aha hantu turi murabona yuko ari ahantu heza hafite nature nziza cyangwa se climate nziza, ushobora kuba waza ukaba wajya unaruhukira igihe cyari cyo cyose. Ushobora kuhakorera n'ibindi bintu bitandukanye bigendanye na farming and agriculture. Ahangaha rero ku muntu uwo ari we wese waba ukeneye ino deal, natwandikire kano kanya tube twamuhuza na nyiraho, hanyuma babe bajya kwa noteri. Nta kindi kintu bisaba, ni ukuba wowe ahantu wahashimye kandi ufite amafaranga, ndetse ufite gahunda yo kuba aho hantu wahishyura igihe cyari cyo cyose. Ibyo ngibyo utabishaka cyangwa se utari kubyiyumvisha, ntago ibyo ngibyo bishobora kuba byagukundira. Reka dutembere gatoya turebe aho buno butaka bugarukira, tunarebe neighborhood yaho. Iyo dukoresheje zoom urabona yuko uhita ubona bya biti by'ishyamba. Ahangaha rero reka dukureho zoom tugende uko kamera isanzwe iba imeze. Urabona yuko harimo ibishyimbo, kandi aba bantu mu by'ukuri ni abantu badahinga bakoresheje uburyo bugezweho. Ibi bishyimbo nubwo biba bimeze bitya, usanga ari ibishyimbo byatewe hadakoreshejwe ifumbire, yaba ari ifumbire y'imborera cyangwa se ifumbire mvaruganda. Hirya iyo ngiyo urabona yuko ariho twatangiriye, hakuno niho urubibi rundi ruri. Bisobanuye yuko aha hantu ubona harimo ibigori gutambika hirya aho twaturutse hadahinze, aho hose niho ushobora kuba wagura amafaranga agera kuri miliyoni enye. Bisubiremo, amafaranga ni miliyoni enye ku muntu waba uhashaka. Ako kanya yakishyura agahita akorerwa mitasiyo. Icyangombwa cyaho kirahari, nyir'ubutaka arahari, nta kibazo gihari. Iki cyari cyo cyose rero wakumva uri tayari ukeneye buno butaka, wowe waduhamagara kuri iyo nomero ubona kuri ekara yawe, cyangwa se ukatwandikira kuri 0790322713. Niba wakunze ubu butaka cyangwa se ukaba ukeneye ubundi butaka ubwo aribwo bwose bw'imiturire, cyangwa se ukeneye n'ahandi hantu hatari ahangaha, jya muri comment utubwire ibyo twazagukorera muri video z'ubutaha, cyangwa se utubwire ibyo twakuzanira muri video z'ubutaha. Murabona yuko harimo imyaka igiye itandukanye, kandi mu by'ukuri niba ukeneye ahantu ho guhinga, aha hantu ndahagushimiye. Reka duhurire mu zindi video, ndizera yuko muri bukomeze kugenda mugubwa neza. Intego yacu ni ugusura ahantu n'ibintu, guhuza abantu n'abandi, yaba ari ukeneye kuba yagurisha ndetse n'ukeneye kugura. Nawe niba hari ahantu ufite ugurisha, kwandikire muri comment, twebwe tuzaguhuza n'uhagura, hanyuma wowe uzadushimira nyuma.